Yesu nashimwe inshuti za Bergu TV, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Nizere ko muri amahoro, natwe turamahoro, turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu. Imana y'amahoro nibishimirwe. Nta n'inkuru mbi twumvise ku bakunzi ba Bergu TV, ni iby'igiciro kandi dukunda kuvuga ngo naho bitameze neza mukomere, ntabwo twayibaza ngo uragira ute, kuko nibwo bumana bwayo. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera, kuko nifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Reka rero dusuhuze inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi, inshuti zacu ziri Kenya, Tanzania, inshuti zacu ziri Malawi, Zanzibar, inshuti zacu ziri muri Congo, inshuti zacu ziri Amerika, Canada, ziri France, mu Bubiligi, inshuti zacu ziri muri China, inshuti zacu zose ziri mu mpande enye z'isi. Mwumve ko tubashuje mu izina rya Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe turi kuri Bergu TV, turi kumwe na mama Bergu. Nk'uko bisanzwe rero tuje mu ijambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, nyakubahwa Imana y'amahoro, ntuhabwe icyubahiro. Waturinze kuri uyu munsi, tugejeje kuri saa tugihumeka umwuka w'abazima, nta gikuba cyacitse muri twe ndetse no mu bacu. Nyemerera rero amaraso yawe abanza tweza dutunganye, adukureho umugayo. Njyewe ugiye kuvuga iri jambo ntaba ari njye, ahubwo ururuke uvugire muri njye, n'abagiye kubyumva ntaba ari bo, ahubwo mwami baryumvire muri wowe. Byamaje neza izina ryawe ryera, amen. Eka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bami ba kabiri, Abami ba kabiri igice ni cya 6 n'umurongo wa 15. Abami ba kabiri igice ni cya 6 n'umurongo wa 15. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azinduka kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati, witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, humura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye ko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Narihaye umutwe cyangwa se titiri ivuga ngo ibiduhiga, ingabo ziturwanirira ziraruta izi ngabo zibiduhiga. Ingabo ziturwanirira ziraruta ingabo ziduhiga. Uyu Elisa yari umuntu w'Imana, ari ku rwego rwo kubana n'Imana no gukorana n'Imana. Umunsi umwe araterwa, umudugudu uraterwa, baramutera, baramugota bashaka kumufata, kuko ari we wahanuriraga igihugu cyabo kikabasha gutsinda, akababwira uko bimeze, akababwira uko bihagaze. Arangije umugaragu utaruzi Uwiteka, utaruzi ingabo zimugose, arasohoka. Ngakimara gusohoka abona umudugudu wagoswe, ngasubira mu nzu yiruka, aravuga ngo databuja, ngo turagira dute ko twagoswe? Umuntu w'Imana arasenga, haleluya, ngo nuko umuntu w'Imana arasenga, ngaramubwira ngo ingabo zitugose ziraruta ingabo z'abaduteye. Arangije asengera mu mutima, aramubwira ati, databuja, mbabarira Mana, ukore ku maso y'uyu musore abashe kureba. Imana irangije yumvira umuntu w'Imana, ikora ku maso y'uyu musore, ngabona ingabo zigose ndetse n'amagare by'umuriro n'amafarashi bigose uyu muntu w'Imana Elisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu buryo bw'umwuka numvise Mwuka Wera nyongorera, numva Mwuka Wera ndanezerewe mu mutima wanjye, numva ijambo ry'Imana riranejeje mu mutima wanjye, numva riranyuze mu mutima wanjye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo umuntu w'Imana ntabwo bagomba kugira. Umuntu w'Imana aba yiziguye amahoro n'umunezero. Elisa yari yarafashe ubuzima bwe bwose abushyira mu kiganza cy'Imana.
bivuze ngo igihe cyose Imana yabaga iri kumwe nawe, igihe cyose Imana yabaga iri mu ruhande rwe, igihe cyose Imana yabaga imugose, igihe cyose nta bwoba yari afite mu buzima bwe. Nta kindi cyatumaga Elisa atagira ubwoba, nuko iri jambo rimuriho ryo kwitwa umuntu w'Imana. Mbese muri iyi minsi nakubaza ngo uri umuntu w'Imana? Niba wumva uri umuntu w'Imana, ntugire ubwoba, ntuhangayike umutima. Ingabo zikugose ziraruta ingabo z'ibiguhiga. Nubwo ureba hepfo, ukareba haruguru, ukareba uburyo, ukareba ubumoso, wigera ku kigero cy'uyu muja ngo uvuge ngo biracitse. Nubwo umaze igihe urwaye, nubwo umaze igihe urwaje, nubwo umaze igihe mu ntambara, wimera nk'uyu muja utari ufite Imana, ngo agize ubwoba agatitira. Elisa akamubwira ngo Mana mbabarira, ukore ku maso y'uyu muja areba ingabo zitugose ko ziruta ingabo z'abaduteye. Ngarangije koko arareba. Nakubwira ngo icyamukareba ukabasha kumenya ingabo zikugose ko ziruta ingabo z'abaguhiga. Haleluya. Hano nafashijwe cyane. Ahubwo se ndibaza, nza gutekereza ngo ni iki gituma abantu b'Imana muri iyi minsi batuye mu bwoba? Ni iki gitumye abantu b'Imana muri iyi minsi batakiri mu kwizera? Nsanga Imana twayigize umushyitsi. Imana yabaye umushyitsi muri twe, cyangwa se Imana yabaye nabigereranya nk'iki. Imana twayigize ushobora uburyo dushobora kwitabaza. Reka nange nk'urugero tuvuge inzu y'umuntu irahiye, azanye kizimyamwoto, ahuye na agisida, inzu ye irahiye, azanye kizimyamwoto, imujimirije wa muriro, irangije irigendera. Ariko ntabwo ashyizeho ubwirinzi. Birashoboka ko n'ikindi gihe yanzuye yakongera igashya. Muri iyi minsi igituma abantu duterwa ubwoba, Imana turi kuyizana mu buzima bwacu ngo igire ibintu ituzimiriza, ngo igire ibintu dukorera, igire ibintu dukuraho, ariko tugahita tuyitera umugongo. Ntabwo dufite gutuza Imana muri twe, ntabwo dufite kwegurira ubuzima bwacu Imana kugira ngo iturwanire. Uyu Elisa rero, uyu muntu w'Imana, yari yarafashe ubuzima bwe bwose abushyira mu Mana. Yasenga atasenga, yari inshuti n'Imana. Mu yandi magambo ngo yari umuntu w'Imana. Haleluya. Njyewe nakwisabira kuba umuntu w'Imana, ukaba umuntu w'Imana, Iyo uri umuntu w'Imana uba ufite ubudahangarwa. Uyu munsi nifuje gukoresha ingero no kuganira kurenza uko nabizana mu ivugabutumwa rihambaye. Nifuje gukoresha ingero kugira ngo abantu tubashe kumva iki kibwiriza. Tuvuge umubiri wifitiye ubudahangarwa, mo imbere ndani, wifitiye ubudahangarwa. Ntabwo indwara zipfa kuwataka, ntabwo ziwataka. Ariko umubiri udafite ubudahangarwa, indwara zirawataka. Twari dukwiriye gufata Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, bakaba muri twe, tukaba abadahangarwa n'ibije byose, kugira ngo tubashe kunesha. Umuntu ararwara abadayimoni, akavuga mu izina rya Yesu Kristo ngwino. Umuntu ararota inzozi ziteye ubwoba akarira. Umuntu arahura n'ikibazo akarira. Nuko atigeze agira Yesu muri we ngo amubere byose, amugire umudahangarwa muri we. Nuko atigeze agira Yesu muri we ngo yumve ko ashize ubwoba. Ngo nuko uwo muntu w'Imana, haleluya, aravuga ngo Mana kora ku maso y'uyu muja wanjye, abasha kureba ko ingabo zitugose ziruta ingabo zibiduteye. Imana irangije imukora ku maso, arareba. Haleluya. Ndafashijwe. Iyo umuntu afite Imana muri we, nta kintu na kimwe kimujegeza. Bivuze ngo ntabwo dukwiriye gufata Imana nk'umushyitsi, ahubwo dukwiriye gufata Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, bikaba muri twe, bigatura muri twe. Kurenza uko duhura n'ikibazo akaba aribwo duhamagara Imana. Iyo umuntu afite Imana muri we, urugamba rwose ntabwo ari ururwana, ahubwo Imana iraza ikarurwanirira. Iyo umuntu afite Imana muri we, ntabwo bashobora kugira, kuko batubwiye ngo uwo muntu w'Imana, ikintu dusabwa ni iki? Ni ukuba abantu b'Imana. Haleluya. Ni ukuba abantu b'Imana, ukaba umukobwa w'Imana, ukaba umusore w'Imana, ukaba umupapa w'Imana. Ntabwo bivuze ko umuntu w'Imana atakosa. Ariko niyo wakosa, Imana iyo wayifashe ukayigira byose, ukayigira umubyeyi wawe, ntabwo niyo wakosa, ntabwo uyu mubyeyi ashobora kukurekura. Oya, ntabwo ashobora kukurekura. Hari uburyo Satani ajya akoramo, yamara gukora agafata abantu b'Imana akabateza
abantu b'Imana bakarota nabi, abantu b'Imana bakarwara uturwara, abantu b'Imana bakumva ko byacitse. Noneho iyo Satani ashobora kuzana inzozi cyangwa akazana ikintu giteye ubwoba, wari uri mu mwanya wo kuramya Imana, wari uri mu mwanya wo guhimbaza Imana, wari uri mu mwanya wo gusenga, wari uri mu mwanya wo kubaha Imana, wari uri mu mwanya ya presence, muri presence y'Imana, uri guha Imana icyubahiro. Hari igihe Satani agezana utuntu tw'utugobyo two kugira ngo tuve mu mwanya wo gusenga, wo guhimbaza umubyeyi wacu, wo kuramya Imana yacu, wo gushimira Imana, ugahita winjira mu kwirukana ibidafite umumaro, ugahita winjira mu gusengera inzozi, ugahita winjira mu, kuko Satani yabonye yuko wabaye umuntu w'Imana, uri muri presence y'Imana, yanangiye akazana mu tuntu two kukudeviya kugira ngo mwe guhama mu cyubahiro cy'Imana. Nize ndanezerwa ndavuga ngo ngiye ikintu ngomba guharanira, tugomba guharanira kuba abantu b'Imana, guharanira kuba abantu b'Imana. Iyo wabaye umuntu w'Imana uriryamira kuko uri umuntu w'Imana, Imana akaba ariyo ikurinda, Imana akaba ariyo ikugirira neza. Urasenga ariko Imana uba uri mu maboko yayo. Iyo wabaye umuntu w'Imana, kabone niyo wakosereza Imana, navuze ngo ntabwo umubyeyi ashobora gufata, ntabwo umubyeyi ashobora gufata umwana we yamukoshereje ngo amunage mu mabandi. Oya, aramwihanira nk'umubyeyi, Rero Imana hari ibintu twikiranye twanga Imana ngo Imana yifite uburyo guhana, ifite uburyo gukosora, ariko yo Imana Data n'Umwana n'Umwuka nibo bakwikosorera mu buryo bwabo. Ntabwo yakunaga mu mabandi. Ndakubwiza ukuri, ho kugira ngo ufate umwanya wo kujya kwirukana dayimoni ugutera, ho kugira ngo ufate umwanya wo kujya kwirukana abazimu, ho kugira ngo ufate umwanya wo kujya kwirirwa ucyaha ibidafite umumaro, ahubwo waba umuntu w'Imana. Haleluya. Waba umuntu w'Imana. None iyo uri umuntu w'Imana uba uri umutamenwa, nta kintu na kimwe Imana iri muri wowe kibasha kukugeraho. Urugamba ntabwo aba ari rwawe, urugamba aba ari urw'Imana. Iyo wafashe Imana ukayishyira mu buzima bwawe, ukavuga ngo Mana, nakweguriye ubuzima bwanjye, nakweguriye imibereho yanjye, nakweguriye ibyanjye byose, ntabwo urugamba ruba rukiri urwawe. Imana iraza igahita ikurwanirira bya bindi byose, ikakubera protection. Kabone niyo wakosa, Imana iyo wayifashe ukayifata ukavuga ngo Mana, ubuzima bwanjye ndabukweguriye, imibereho yanjye ndayikweguriye, ni wowe papa, ni wowe mama, ni wowe byose mu buzima bwanjye, ndakwihaye wese, ukaba inshuti. Ntabwo Imana ishobora kukurekura. Ntabwo icyo gihe wirinda kujya mu bindi bintu. Iyo uri mu kuboko kw'Imana cyangwa Imana wabaye umuntu w'Imana, Imana ni ikurwanira. Ngo Elisa aravuga ngo icyama, kuko ngo uyu muntu w'Imana Elisa aravuga ngo mbabarira ukora ku mugaragu wanjye, abashe kureba ingabo zitugose ko ziruta ingabo z'abaduteye. Ni iki cyatumye bavuga ngo umuntu w'Imana Elisa? Haleluya. Ngusabiye kuba umuntu w'Imana. Haleluya. Twe kuzana Imana mu buzima bwacu nk'umushyitsi, twe kuzana Imana n'Umwana n'Umwuka Wera nk'umushyitsi, twe kuzana Imana nk'aho tuyitabaza ngo idukemurire ibibazo twarangiza tukayireka, ahubwo tuzane. Natanze urugero rw'uko uzanye kizimyamwoto ariko ushobora kongera ukagira agisida. Abantu turi guhamagara Imana kuko turwaje, abantu turi guhamagara Imana kuko dukeneye abagabo, abantu turi guhamagara Imana kuko dukeneye ubutuzi. Twamara kubona bya bindi tukayigizayo, ariko ntabwo ari bwo buryo. Ahubwo inzira iri mu budahangarwa, inzira iri mu bwirinzi, ntabwo umuriro ushobora kuyifata. Fata ubuzima bwawe ubushyiremo Imana Data, Imana ikubera ubwirinzi. Imana ni ikubera ubwirinzi, nta kintu na kimwe kizagukoraho. Mureke mbabwire, iyo ufashe ubuzima bwawe ukabushyira mu kiganza cy'Imana, niyo abadayimoni bazukuka, niyo bakwerereza amahembe n'ibitega n'ibiki byose, Imana iri muri wowe. Ni ukuri, niyirurwana. None se ubundi ko tuba dusinziriye, ubundi ko tuba turwana n'imyuka ahantu mu kirere tutazi, wakora iki? Ni kwa kundi wumva bishwe mu izina rya Yesu, mu izina nibyo koko, ariko Yesu nabe muri wowe. Yesu aba ari ukubita, bize bisanga Yesu ari muri wowe, bize ubwabyo bitinye, izo mbaraga z'umwijima zize zitinye. Shaka uburyo uba umuntu w'Imana. Nuba umuntu w'Imana, nukuri ubuzima bwawe ukabwegurira Imana, nta kintu uzaba. Ntabwo Imana ishobora kukwegurira mu mbaraga z'umwijima, ntabwo Imana ishobora kukwegurira amabandi. Urugamba niyibirurwa, niyo wayikosereza, Imana ifite uburyo yagukosora
kwikosora nk'uko umubyeyi yikosorera umwana we, kuko muba mwarahanye igihango. Uko umubyeyi abyara umwana, umubyeyi w'umupapa n'umumama bakagirana igihango cy'uko yamubyaye, ni nako Imana iyo amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukakira Imana Data mu bugingo by'ukuri no mu mwuka utayiryarya, muhanye igihango, ubuzima bwawe ukabuterura ukabushyira mu kiganza cy'Imana, nta kintu kigukoraho. ntacyo niyo wasinzira, urugamba rwose urimo ntabwo aba ari urwawe, ahubwo nuko dufata Imana nk'umushyitsi. Imana nibe muri twe, byose zabidushoboreza. Shalom, ndabakunda. Mana, mu izina rya Yesu Kristo tugushimisha ijambo ryawe ko bikongeye kuduhugura, kandi unyemerere uture muri twe, tubyambaje twizeye izina ryawe ryera. Amin. Mukore subscribe, share na comment, tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi. Shalom.